bimwe mu bintu bikunzwe kugarukaho cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ni ukwifata nk'abantu bakabeshyera umuntu ibintu, bakabeshyera nk'umuntu ko ari umutinganyi kandi batarimubonyeho, wenda kuko hari nk'akavideo bamubonanye ari kumwe n'undi muhungu wenda mugenzi we cyangwa se ari kumwe n'undi mukobwa mugenzi we. Umuhanzi wo Rizagwira Floriye rero uyu wamenyekanye nka Yampano ni umwe mu bagizweho n'icyo kibazo cyo kubeshyerwa ko yaba ari umutinganyi, ariko nyamara ibyo byose byari ukubeshya. Abantu baba babikora baba bagira ngo bibonere amaviews kuri social media zitandukanye. Uyu muhanzi rero wo Rizagwira Floriye wamamaye nka Yampano kera kabaye yaze gushyira hanze amafoto y'umukunzi we bishimanye ndetse amwibutsa urw'ukunda ruhebuje, bikaba bishimangira neza ko ibyo bamuvugagaho byose byari amabeshyo. Ni amafoto y'umuhanzi yashyize hanze anyujije ku rubuga rwe rwa Instagram kuri iki cyumweru tariki ya 15 Kamena umwaka wa 2025 agaragaza umukunzi we nyuma y'igihe abantu benshi bagaragaza ko bafite amatsiko menshi yo kumubona ndetse bigaragara ko bombi baryohewe n'urukundo. Mu butumwa Yampano yaherekesheje aya mafoto yagize ati buri nkuru y'urukundo iba ari nziza cyane ariko iyacu ntiyo nkunda, ndagukunda kuruta uko amagambo yabivuga. Yampano kandi aherutse gutangariza The Choice Life ko we n'umukunzi we mu minsi iri imbere bazibaruka imfura yabo. Hari mu minsi ishize ubwo Yampano nk'umwe mu bahanzi bari kuzamuka neza mu muziki w'u Rwanda yatangaje ko amaze igihe abana n'umukunzi we kandi ko mu gihe kiri imbere azakora ubukwe agateranya inshuti n'imiryango bakabaho umugisha. Yampano kandi avuga ko yishimira kuba abana n'umukunzi we ndetse ko bimutera imbaraga mu rugendo rwe n'ubuzima bwe hanze y'umuziki. Ahishura ko impamvu yo gushaka umugore ari uko yari wenyine kandi agira irungu cyane. Ubwo yari mu kiganiro yaragize ati uko iminsi izajya ishira uzajya ubibona, biragoye kumva nsubiyemo ijambo ngo ndi umwana kandi nanjye ndimo ndi gutegura kugira undi mwana, nishimira gukura kuba umupapa ndetse no kwaguka. Agaruka ku bamubwiye ko ashobora kuba ashatse umugore akiri muto, Yampano avuga ko yifuza kuzabyara akiri muto kugira ngo azarere umwana we akiri muto ndetse anatanga uburere bwiza kuri abo bana be, aho yagize ati n'ubundi se ngenda nkura kandi akaba ari ibintu nzasanga nkabona ninabikora ariko nzarushaho guhomba kandi nkunda abana pe. Ubwo Yampano yabazwaga niba ibyo yaravuze yariganiriraga cyangwa ari ukuri, Yampano yagize ati sinya nshobora kubeshya. Yampano ntabwo aratangaza igihe azakorera ubukwe ariko avuga ko niyo byaba mu ntangiriro z'umwaka utaha ariko hari ibintu bizabanza n'ubundi bisanzwe bibanziriza ubukwe nko kujya mu murenge, gufata irembo ndetse n'ibindi. Kutagaragaza uyu mukunzi we, Yampano yavuze ko niyo bamara gukora ubukwe atazigera amushyiraho igitutu cyo kujya ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo bazabikora mu bushake bwe. Gusa icyo abona cyiza ni uko atajya ku mbuga nkoranyambaga. Mwibutsa ko iyi ari Kora Media, niba utarakora subscribe ikore nonaha kugira ngo tuzacikanwa n'amakuru yizewe tukugezaho umunsi ku munsi.